agahinda umuntu arandwa kuvuga aho ukiriho akakuvuga ari uko wapfuye urebye stati ziriho THEOGENE wahita uvuga ngo kubera iki kibwiriza yatanze kitanyuragaho nkuko bashyize ngo rip THEOGENE kubera iki ni urukundo cyangwa ni uburyari abantu baradushuka ngo baradukunda niba dukunda hababaye umugore n'abana niba bazi bikomera n'icyuho bafite yo no kwihangana ntago byoroshye kubona umuntu w'umugabo wari ufite abana bakiri batoya akagera ku rwego avuga ngo agiye kuruhuka nibwo Imana ari meze ngaho imuteye iteka agiye kuruhuka aribwo agiye kuba yarya uwo mugore akamutekera ibiryo birimo amavuta kuko yari asanzwe yivuga ngo asigaye arya agafiriti karimo amavuta. Iki gihugu cyahuye n'ibibazo byinshi, jenoside yarabaye, haba intambara, abantu baricana, ibyo bintu byose byaturukaga ku bugome. Ihangane rwose, ihangane. Hari ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda. Ihangane nta kundi nta nese tuzaruhukira hehe? Niba mu nzu y'Imana ari umuntu akaba yaruhukira akagira akapfira. Bagatekereza bagahuza amaboko kugira ngo twubake uyu muryango tugendeye ko ukwiriye kubakwa. Uyu mumama uyu mudama akwiriye kubabwa hafi ku rwego rukomeye. Yarahungabanya, afite ihungabana cyane. N'ijwi rye ry'ikiniga cyane no kuvuga yabuze aho hera n'ibiki. Jo nabonye status yavuga ni nje ntabwo ndabyemera ko wapfuye ari umugore ubyivugira. Afite ihungabana ryinshi. Aho kugira ngo abantu bagere kandi magambo ngo barahanuye bavuze, ahubwo inziriga none hejuru kaje vuba bihute cyane, bafata umuryango mu mugongo. Icyo nicyo kintu gikenewe. Ibindi bintu turimo namanjwe n'amagambo atagira icyo yica n'icyo akijije. Abantu butu Kristo Yesu abari cyaremwe giye byakera babyibagirana ngo nta niteka azacirwa. Umuntu utizera Kristo Yesu uri inyuma y'amaraso ya Kristo Yesu niyo watambwaho ibitambo bigashoboka bigakura. Ariko umuntu uri muri Kristo Yesu nta bitambo bishobora gutambwa nubwo byaba bingana bite, nubwo izi kuzimu zazikuka, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ta possible bonne sans malgré ntabwo bibaho ndibishoboka ndibyemera. Aba bantu babivuga ntabwo amaraso y'umukirazi atambirwa abadayimoni, maze n'amaraso y'abana mwe namwe bakomeye yagiye acungura abandi bakomeye bakaba bari muri insurance y'ibintu bihoraho. Kanswa ya Kristo Yesu yapfiriye ku musaraba rimwe gusa ngo duhinduke none n'iteka ryose. Abantu babivuga n'abapagani ntago barizera Yesu. Abantu bari kuvuga aya magambo ntago bariga, ntago barasobanukirwa amaraso ya Yesu akora iki, yadukijije ate, adukiza ryari, duhinduka gute, ntago barabisobanukirwa. Ntabwo rero THEOGENE nta ruhare nta nakantu kangana gatya Satani yamukozeho n'aka gato. Ni impanuka nyine ni impanuka. Kamera ngo bakuze celebration, abantu bari kwishimira ku YouTube. Spriye ninjye bivuze ntarapfa, mbivuze nkikiriho. Nakagira umuntu uzaza kugira ijambo mvugaho njyewe maze gupfa. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze nshuti bakunze b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muri hirya no hino ku isi, ariko tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Tunaboneho kandi kwihanganisha inshuti n'abavandimwe kubw'ibyago twagize by'umukozi w'Imana Pastor Niyonshuti THEOGENE witabye Imana, ariko kandi tuzi neza ko Imana yamujyanye mu bwami bwayo kandi yakoze imirimo myiza, imirimo y'indashyikirwa. Imitima yacu nubwo tuvuga irababaye irashenjaguritse, ariko twizeye Imana ko ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twakora. Turi kumwe n'umuhanuzi Prophète Mose kandi Moise, akaba ari umugabo werekwa cyane, akaba agize niyo mpamvu twamuhamagaye kugira ngo atubwire ibyo yahishuriwe. Arababaye cyane nawe, ariko ndatekereza wenda ko Imana ishobora kuba imuhaye kuvuga. Reka tumwakire abanze yibwira abantu bose badukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Ineza Braka Moses. Nongeye kugaruka mu rugo. Irembo ryera ni mu rugo. Ku Irembo ryera twahaboneye umugisha w'Imana, kandi Irembo ryera harera nyine, harera. Ni ahantu ugera ukumva uraruhutse, ni ahantu ugera n'ukubaza
Sipiriye abantu benshi baramuzi kandi musanzwe mumukurikirana ni umuntu muganira ukumva imbamutima zawe zongeye gusubizwamo imbaraga n'izindi ntege ni umugabo ushobora kuza ubabaye ugataha useka kuko akunda guseka yego mumwoherereza ituro kuko ni umugabo mwiza cyane w'Imana agira imbamutima ze z'ibyishimo n'umunezero nabuze uburyo nzamufatisha yababaye byaranze rero Imana igikomeza kumuhereza umugisha yego turagarutse rero hano ni mu rugo murakoze kutwakira murakoze cyane turabakiriye uyu munsi ho turababaye ubundi sinajyaga mbabara ariko nababaye biteye ubwoba kubera ibibazo twagize biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda kenshi sinzi n'uri umuntu yatangira bivuga ariko ni ibintu nge byarampabuye sinubwoba gusa narahabutse nibaza aho natangira no mu biganiro ndahabura neza ntakonde yo no kwihangana ntago byoroshye kubona umuntu w'umugabo wari ufite abana bakiri batoya akagera ku rwego avuga ngo agiye kuruhuka nibwo Imana ari imeze nk'aho imuteye iteka agiye kuruhuka aribwo agiye kuba yarya uwo mugore akamutekera ibiryo birimo amavuta kuko yari asanzwe bivuga ngo asigaye arya agafiriti karimo amavuta aribwo yaragiye kuvuga ngo araruhutse imiruho yabaye hari marine abuze ababyeyi agira atarazamuka Imana iramuhamagara ba mu nzu 15 ba mu nzu y'10 babasora yarabonye inzu yaragize guta Imana yari maye mugisha yaragiye gufata abandi banyamugisha bari baje kumuhesha umugisha n'ibintu bibabaje impore rwose impore kwihangana ntago byoroshye hari abantu bavuga ngo yatashye ni byiza Imana irinda ubugingo ariko satani yibye umubiri apfiriye mu modoka apfiriye mu gihugu cy'amahanga ntabwo aguye ku butaka bw'u Rwanda aho yavukiye hari abantu baje hano bagatebya bagatera ibiganiro bagira ngo bari muri brage ngo barahanuye ntago ubwo buhanuzi ntago mbwemera ubuhanuzi bushinyagurira umuntu ntago mbwemera barutwana papa sava nimugoroba yariyo babaye aravuga ntago muzi ariko yakoraga ibiganiro nabibonaga kubera ko abakozi b'Imana abantu b'Imana tutagomba kubabara ngo twumve yuko mwene data yatuvuye mu birababaje ntago ari ibintu byo gutebya ntago ari views ntabwo ari iki ntago ari ibintu byo kwicarira gutyo gusa abakozi b'Imana bameze kuba nk'abantu batakigira umutima wo gukundana kandi ijambo ry'Imana ritubwira gukunda none abantu nibagikundana nta rukundo ahubwo urupfu ruraza abantu bakamera ngo bakuze celebration abantu bari kwishimira ku YouTube Sipiriye ninjye bivuze ntarapfa mbivuze nkikiriho ntagagira umuntu uzaza kugira ijambo mvugaho ngiye maze gupfa biteye agahinda umuntu arandwa kuvugaho ukiriho akakuvuga ari uko wapfuye urebye stati ziriho THEOGENE wahita uvuga ngo kubera iki kibwiriza yatanze kitanyuragaho nkuko bashyize ngo rip THEOGENE kubera iki ni urukundo cyangwa ni uburyari abantu baradushuka ngo baradukunda nibadukunda hababaye umugore n'abana nibo bazi bikomere n'icyuho bafite batwere kwishima hejuru tugaragaza urukundo rwarabuze nta rugihari abantu basanzwe abasitari basanzwe nibo biriweyo bandaye Rovaresi papi barize baragira bate n'ibiki byose abavuga butumwa bangahese bari ku YouTube ngo barahanuye bagiyeyo bakajya ku kiriyo ese ni amata banajyanye bavuga ati asize abana kibuze dore uyu mwana azaba hwate mwemere kumwishyurira umwaka umwe ibihembwe 3 nzabyishyura ase madame Theo hari ugucuruza ibiraya bishobora byibuze tumuhereza 200 afonda ubuzima acuruze arera abana guko ntase bakigira ibyo ngibi byose ibyo byakabaye bikoreka Yakobo yaravuze ngo nyereka imirimo yawe nyereka kwizera kwawe gutagira imirimo nanjye ndaza nkwereke kwizera kwanjye gufite imirimo turi mu cyuka turaho gusa turimo turahanura turimo turabwiriza ibibwiriza bipfuye bitari n'ubutumwa bwiza ubuhanuzi bupfuye bw'amaranga mutima bw'inda ndende bwo kwikubira abantu bwo kwikururira abantu kandi abantu bari gupfa ngiye mfite ubwoba ntagera umuntu uzamvugaho ninjya gupfa cyangwa ninamfa igihe cyo gupfa cyanjye kigeze umuntu utaramvuzeho ndiho ntazamvugaho napfuye kuko ibyo ngibyo ntago nzaba mbizi commentaire bazinteraho ngihari commentaire napfuye ntago nzishaka ushima shimire ngihari nimara gupfa bizaba birangiye kuko THEOGENE ibintu bari gukora ntago ari byo twakabaye ahubwo tubabazwa n'umuntu watuvuyemo muri industry y'iyobokamana yasetsaga yabwirizaga abanywara umogi ese ninde muntu uri busubire kubabwiriza
ninde uri bumusimbura yabwiraga abantu bajya mu magato n'ibiki byose barara n'abajama n'ibiki byose ninde uri busimbura uwo muntu Sipiri dufite abantu hano bakomeye ku buryo ibyo bakoze utabikora buranga Sipiri hari ikintu uvuga ngo umuntu akurenganya atabajije Imana yajya kurenganura ikakurenganura nawe itabajije ibyo bintu rero nibyo bintu twakabaye twigiraho mukaba baroro modo bacu ese ko turi kubabura ese bizagenda gute nitubasha kutagaragaza umutima wo gukunda no kwiga no gukunda kwiga bantu tuve mu bujiji tuve mu bintu bijyanye no kwihimbaza no kwikunda imirimo kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze naho wavuga indimi nk'iza bamarayika ugahanura ukazimuka ugahaguruka ugaterera hejuru ugahagarara nta mirimo ntacyo bimaze imirimo ni akite n'ibikorwa imirimo n'ibintu bifatika imirimo ntago ari bya bintu byo mu rusengero hoya n'ibintu wakoreye umuntu bigaragara biri rema kuki bahanura ibipfa ntibahanura ibikira ese kubera ko muri guhanura impfu gusa kubera ko abantu batanakira ese kuki ese ubu koko Imana yahamagaye THEOGENE niba narabyerekanye cyangwa se akaba ari abahanuzi nabanya kuri YouTube babyiyitirira ngo twe twarahanuye kumva ngo ntabwo ari ishema shushu ntabwo ari ishema tonto kumva ngo wahanuye ko umukozi w'Imana yapfuye agapfa ntabwo ari ibintu byo kurishisha ntabwo ari ibintu byo kwirata ni ibintu biteye agahinda ni ibintu byo gusengera ni ibintu byo kwisengera nawe kuko nawe wagenda ubu urupfu ruvuye mu basitari basanzwe ubu twajwemo niyo mpamvu nanjye mfite ubwoba Sipiriya n'agakanya twasubirayo n'agakanya Rusororo twajyayo na Nyamirambo twajyayo rwose n'aya masaha uri muraza uri mama w'igishongore uri muravuga ngo urahanuye uri umupapa warahanuye ibyo ngibyo ntago bikora guhanura ni kimwe n'imirimo ijyanywe n'ubuhanuzi ni ikindi ese tuzahanura tudafitiye abantu urukundo hari n'abantu ngo bahanuye ngo gitwaza niyo wari gupfa barabidevya bikira kuri THEOGENE ubwo ngo yahanuye ese abakozi Imana ko bari gushira murumva mbese ari ishema Nusi mirimo yakoraga ni nduri buza kuyikora Sipiri hari ibyo ashoboye THEOGENE hari ibyo ashoboye abo bantu umwe ntiyakora ibyundi ntibishoboka dukwiye kuba dufata umwanya tukaririra igihombo tugize Sipiri abantu n'abagome bantu n'abagome maze kubona abantu n'abagome turi muri industry y'abakamana ntaga abantu bakundana barutwa n'abantu bo mu kabare banywa inzoga bakiyongeza izindi ku buryo abantu bagira ahantu ku rwego umuntu mu kabare hagakorwa fundraising yo gufasha umuntu wapfuye ariko mwebakamana nitwanakwicara ngo tuvugane ibyibuze turamusenga uko bivuze ayo mata yabonetse ese abakozi Imana ko yakora Imana afite ubushobozi amaze kwiyubaka ariko zisanduku ntago twayigura ariko kubera iki abantu kubera iki dufite ubugome kubera iki abantu bafite ubugome kubera iki abantu badakeneye gukundana bakava muri mu nyange iki gihugu cyahuye n'ibibazo byinshi jenoside yarabaye haba intambara abantu baricana ibyo bintu byose byaturukaga ku bugome ihangane rwose ihangane hari ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda ihangane nta kundi nta nese tuzaruhukira hehe niba mu nzu y'Imana ari umuntu yakaba yaruhukira akagira akapfira niba mu nzu y'Imana umuntu ari we yakaba yabonera umugisha akabona ibyo atigeze abonera hanze agakizwa akabaho wajya kuvugwa nabo kavugwa nawe no mu nzu y'Imana wajya kurwanywa ukarwanywa no mu nzu y'Imana wagira ngo wubatse urugo rugasenywa no mu nzu y'Imana wagira ngo ushinze business akaba yisenya akaba ari mu nzu y'Imana bagatangira abantu ngumare kuzamugurira ajya mu bapfumu n'umurozi kandi urasenga usenga kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane uziko mu rusengero abadiyakora ngo ni umurozi wowe uri umurozi kandi uwo muntu byahehe kubera mu nzu y'Imana icyo nzi cy'Imana irenganura Imana idacurwa kibera yita ku muryango wa THEOGENE ibindi byose yapfuye nabi yapfuye ababaye THEOGENE yapfuye ababaye hagari kuri Imana ihamagara abantu Imana yeza ubugingo bw'umukozi wayo bw'umwana wayo THEOGENE yarayikoreye kandi arayubahije ariko umubiri wibwe na Satani kugwa mu modoka mu manuka y'imodoka bakavanamo ikibazo gikomeye cyane abantu ntago bashaka kubireba abantu barashaka kwihimbaza abandi bakashaka gukora ibindi byose n'agahinda gakomeye no kwihangana
ibi tuvuga birababaje pole sana kabisa. None se ubwo tuzabaho gute? Tuzakira dute se? Ni ikibazo. Ngo Satani ajya kurega Yosuwa, Imana iramubwira ngo narangije kumweza. Hakoze Imana igitweza kuko dufite abantu, hari abo twabwirije ubutumwa, hari abo twabuvuganye, hari abo twasenganye. Harimo ikibazo mu nzu y'Imana, nta rukundo rukibamo. Dukundane twikorerana imitwaro. Yesu aravuga ngo ikizabereka yuko ari abigishwa banjye nyakuri hagati yabo nibakundana. Spiritual nibafata umwanya akamamagara mu gitondo maze baramusenga afata umwanya wanditse spiritual urahura amahoro. Icyo ni Imana ikeneye ni urukundo. Reba kuntu abantu batagira isoni spiritual. Ubu hari abantu bagiye kumenya ibo batari basanzwe bahazi. Abantu bakunda umupfu kuruta abantu bazima. Abantu bakunda umupfu urakunzwe nje cartoon nitabiraho ni yawe kukubwira amagambo y'ubwenge nkwigira ibintu byinshi cyane. Ariko nk'ubu Imana iguhereza kuramba kuko turi kubura ibintu bikomeye. Nk'ubupfuye mwahamenya mu rugo. Ubu uramutse upfuye umuntu wese ugukurikirana ati spiritual turanezerwa rwose avuga ibintu by'umwuka rwose neza. Ni Paulo neza. Haro nereza akantu abantu yunguye ni Paulo wigendera utembe. Ariko ni yagusura. Kandi uriho kandi umva na mama yanjye nayazi. Kandi upfuye ubwo yavuga ni njye mfite miliyoni cyangwa mfite kandi utarayiriya akayishyira mu bitaka. Twiga gukunda abantu bazima kuruta gukunda abantu bapfuye. Ubwo sawa no ku mihanda bazafashwa bate? Hari n'abandi yaratunze mu rugo yafashije. Bizagenda gute se? Ninde uri bugiye muri iyi mpano ngo ajye muri uyu mujishi Theo yari afite? Nicyo turi kwibaza. Ninde mukozi w'Imana uri buhaguruke? Ni nayo mpamvu turi buze kuba dufata umwanya dusenga tukareba ngo ninde muntu Imana iri butoranye ikamuha impano ya Theo yakoreye Imana ku rwego rukomeye. Abantu barabaye ku rwego rw'isi akoreye Imana mu buryo bukomeye. Aratabarutse niyigendere twese nizo nzira. Ariko niki dukwiriye gukora? Ikindi nibajije, kuki abahanuzi bari kuvuga ko bahanuye, kuki bahanura ibyo gupfa? Kuki bahanura gupfa gusa ntibahanure gukira? Nuko urupfu ruhoraho. Hari gavuga ni biraza gucamo haganura ubuhanuzi bw'Ishinwa cyangwa bw'Taiwan cyangwa bw'ikiyovu nka kiyovu yatwaye igikombe tarakijyana bikarangira itakijyana. Ni indyogo ubuhanuzi bw'uburyogo kuko nta muntu udapfa nahana abantu badapfusha. Akabihuza ngo n'abantu bakomeye barapfa n'aboroheje bakagira bate bagapfa. Rero ubwo buhanuzi ntago bukenewe. Hakenewe ahubwo ibintu byubaka kuko muri industry dufite icyuho nkuko bivuze. Imana yagihamagara babiri biragoye. Uri umuhanga biragoye niko ndi bugusubize ariko birashoboka mu gutoranywa n'Imana. Kandi uyu Imana izatoranya agombe kuba afite urukundo rwo THEOGENE yakundaga abana bo ku mihanda cyane. Erega sinabo ku mihanda gusa yakundaga n'abantu bose. Ariko dukwiriye kuba twibaza ngo arava he? Amasengesho turi busenge turayerekeza he? Ese nyuma yuko uyu THEOGENE tumaze kumushyingura umuryango we urabahute? Abantu bagatekereza bagahuza amaboko kugira ngo twubake uyu muryango tugendeye ko ukwiriye kubakwa. Uyu mumama uyu mudamu akwiriye kubabwa hafi ku rwego rukomeye. Yarahungabanya, afite ihungabana cyane. N'ijwi rye ry'ikiniga cyane no kuvuga yabuze aho hera n'ibiki. Jo nabonye status yavuga ni nje ntago ndabyemera ko wapfuye ari umugore ubyivugira. Afite ihungabana ryinshi. Hagira ngo abantu bagere kandi magambo ngo barahanuye bavuze ahubwo inziriga none hejuru kaje vuba bihute cyane bafata umuryango mu mugongo. Icyo nicyo kintu gikenewe. Ibindi bintu turimo namanjwe n'amagambo atagira icyo yica n'icyo akijije. Abantu urabona nko kubwawe twakora ibiki? Icyambere no gusenga. Ariko gusenga bigira ibikorwa. Uyu muryango ugomba kubaho. Ntibahungabane kuko se yakoreye Imana. David yaravuze ngo kuva mbayeho sindabona umukiranutsi yicwa n'inzara. Barabana se yarakiranutse yakiranukiye Imana.
nuriya mu mama wabo mama w'abana be kuzicwa n'inzara kandi dufite bene data amatora muri iki gihugu ni menshi THEOGENE yabwirijemo hari ADPR association hari nandi madini macace yose yabwirijemo yarafitiye n'igihugu akamaro yabwirizaga abantu kureka ibiyobyabwenge yoroherezaga polisi polisi nayo yakaba yiri hari ibintu bigomba kujya bivugwa mu mazina yabo sibyo igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge ngaho cyaje muri ADPR hari abantu yasengera hari abasezeranyije hari abo yabati bamukuye ku mudugudu runaka bamujyana kundi mudugudu yari umukozi w'itora mu buzima busanzwe hari abantu bo ku mihanda barahari yabafashaga bazitwaho n'abandi ibintu birakomeye dufite ihungabana niyo mpamvu nakubwiye sipire nyakubahwa ngiye mfite ubwoba n'aya masaha mfite ubwoba ahubwo dukora ibishoboka byose uyu muryango witabweho ugize icyo afite wese agikora bivuye mu mutima atagononwa bireba ngo adahatwa atanabyirata atabishyize public uko kw'imusoni gutanga uko iburyo niko kagira gute nikubimenye kandi ntabwo ari ngombwa ngo utekerereze umugore wiwe ari mukuru muhereza ari bwitekerereze icyo akora yago dufite abantu baduhereza bakanatubwira ngo urabikora gutya sipire wowe niba naguhaye imodoka nuyinyuza mu byono nzayikwaka sipire iri kote nakuguriye wowe ni utarira ikintu karyimesera ntago bizavamo agahita ujya gushima Imana ngo muhereza Imana icyubahiro sipire yirango yeto yambaye nayimuguriye ibyo ntago tubishaka dushaka abantu bakora bucece mwibanga rikomeye dukeneye abantu bafata abandi amaboko mwibanga rikomeye kuko abadufashije amaboko bakabivuga twasanze hari ukwihembaza no kwishushanya kandi ibyo bintu byadusigiye ibikomere uriya muryango ntabwo ukeneye gukomereka kuko wakomeretse bihagije ukeneye komorwa no kuvurwa inguma mu mitima yabo bakabaho neza bagashima Imana yego mu by'ukuri Moses Prophet Moses ugereranyije nawe nibiki ubona uzibukira kuri Theo mbere yuko tuza kugera ko ibyo wamwigiyeho n'uburyo nawe utekereza kuba wabishyira mu bikorwa nibiki uzamwibukiraho ni byinshi reka mvuga bitatu namuvanyeho guhora wishimye imbere y'ushaka kubabaye Theo ubuzima bwe atarakomera anakomeye ntaho bitandukanye kereka kumubona kuri physical appearance uko yishimaga ni level imwe yari imwe ntabwo yahindagurirwaga n'ibintu akoko ndakamwiyeho cyane kudahinduka kubera situation cyangwa location ugezemo cyo ni cyambere icya kabiri kandi yabwirizaga ubutumwa bukomeza abantu bita baciriritse batarebwaho we yarabikoraga aho dufite abahanzi n'abavuga ubutumwa bakora ndashaka igarare na Serena kan Kigali bakajya kubwiriza aho ngaho Theo ntabwo ari uko yajyaga kuri tere hasi ndani bitamenya ko ubutumwa ari ubw'abantu bose atari ubw'abakomeye gusa binyigisha kwita ku bantu bari hejuru n'abari hasi kandi bose bikangana imbaraga zishyiraga ahantu hose ukabona birangana ikindi cya gatatu yari umugabo ushobora kubwira ikintu akagusubiza ijambo byanga bikunde ryo kuruhuka nubwo wabonaga nubwo bugiye gupfa uri muri seru yakubwiraga ntihumura ntacyo uri bube nubwo uri mu kinyabwenge iki kinyanya kiva muraza kubaho ntabwo yagucaga intege uko byagendaga kose hari gatwigaze kuba turi ahantu hamwe duhuriye ahantu ntashatse kuvuga ngewe twari muri situation itameze neza ariko ijambo yavuze habwo byahise binakemukiramo abantu twese tuvaho ngaho twumva twuzuje tumeze neza turi strong turi mu buntu budasanzwe bw'Imana yego yari umugabo rero w'icyitegererezo kandi ukunda abantu yakundaga umuryango we ariko ntabwo aherezaga umuryango umwanya kuruta abantu byose ubu giye tuvugana twari dufitanye gahunda ku itariki ya 23 yego ejo bundi yari yavuye mu rugo araza turaganira dupanga gahunda y'ahantu tuzajya kuri 23 mu giterane kivuga butumwa kinini cyane yego ariko ntago bikunze igihe ntikibyemeye Satani ntabyemeye turafite umubabaro ku rwego tudashobora kubyumva hanyuma iyo we ubona uri bumwigireho nawe ushobora kuba ugiye kujya ukora kubera Theo uvuga ati iki yaragikoze ariko sishaka ko kiri buzimire
nk'abariya abana bo ku muhanda oya nicyo we hari nicyo njyewe ndashatse kuvuga ikintu kidakwiriye kuba kiri buzimire icyo ngicyo ntabwo ushaka ko kizimira kandi kuri tera aho yahagararaga maze kuhamenya ngomba kujya kuhahagarara aho ndahajya ntabwo ndi bubyemere kuko kira kintu najyaga namureba n'umuhate yigeze ajya mu nkunda amahoro twari turi kumwe n'ahantu bita niba ari mwiriza ngo niba ari ikambere niyo yasangiriraga nabo akenshi ibyo bintu bikoze inshuro 3 bwa mbere twari turi kumwe hari n'umupasi bita Karasira ubwa kabiri nabwo afata abana bazamukana hejuru arabamanura bajya gusangira icyayi ubwa gatatu ubwo simbizi yakoraga ibintu byinshi ariko nza kumenya amakuru ko hari ahantu yabasangaga kuri tera abo bana baba uri kubyumva nyine aho bamesera n'utwana twabo n'iki yajyaga ajya buri wa gatandatu abashiriye ibirayi byokeje ibintu byose n'iki ayo makuru yo maze kandi arizewe iyo mpano tuyireke izimire oya ndashaka kugira ngo tugire uwo tugere Pawulo yaravuze ngo ibyo wanyumvanye yego ibyo wambonanye yego uzabimenyesha abakwi kwizera iyo mpano ntago nshaka kutizimira kandi nawe n'irembo rizamfasha n'irembo uruhare rigomba rwose tugomba kujya tumanuka kuri tele tukajya hariya kwa bariya abana turanabibasabye n'abakurikirana irembo n'abumva babishyigikira babidushyigikire Sipiriye n'umugabo w'Imana Sipiriye n'umbwira ngo turamanuka nyine turajyayo yiriya mpano yaruriya rukundo rungana kuriya rwakundwaga abantu badakunditse batarebwaho batereranwa n'abandi bagira ngo baravuze bagakubitwa ahubwo na Paris kabibashaka kuko ntago byemewe ariko bakajya kamanuka kajyaye akabereka urukundo akababwira ko Imana bakunda akababwira ko izabagirira neza akababwira ko ubuzima bwabo barimo gukomezwa kandi igashyigikirwa cyane mu by'ukuri mu by'ukuri abantu bari kuvuga ibintu byinshi ariko harimo ibyo ndi kwanga kuvuga kuko byambabaje sinzi ukuntu ndi buze kugira bakavuga ngo bamutambyeho ibitambo ni gute umuntu wizera Yesu Kristo akaba yaramenywe n'Imana yarasenze bamutambaho ibitambo uko kurura kwemera ntabwo mbyemera Bibiliya ivuga ngo uri muri Kristo Yesu abari cyaremwe gihe byakera babyibagirana ngo nta niteka azacirwaho umuntu utizera Kristo Yesu uri inyuma y'amaraso ya Kristo Yesu niyo watambaho ibitambo bigashoboka bigakunda ariko umuntu uri muri Kristo Yesu nta bitambo bishobora gutambwa nubwo byaba bingana bite nubwo izi kuzimu zazikuka ntabwo ibyo bintu bishoboka nta possible bonne sans malgré ntabwo bibaho ndibishoboka ndibyemera aba bantu babivuga ntabwo amaraso y'umukirazi atambirwa abadayimoni maze n'amaraso y'abana mwe namwe bakomeye yagiye acungura abandi bakomeye bakaba bari muri insurance y'ibintu bihoraho kanswa ya Kristo Yesu yapfiriye ku musaraba rimwe gusa ngo duhinduke none n'iteka ryose abantu babivuga n'abapagani ntago barizera Yesu abantu bari kuvuga aya magambo ntago bariga ntago barasobanukirwa amaraso ya Yesu akora iki yadukijije ate adukiza ryari duhinduka gute ntago barabisobanukirwa ntabwo rero THEOGENE nta ruhare nta nakantu kangana gatya satani yamukozeho naka gato ni impanuka nyine ni nkuko waba utuye munsi y'umukingo ukakugwira nyine ni mu gihe kibi ni mu gihe cy'imvura ni impanuka abiko abantu ungereye ahantu nashakaga ko abantu bakwiriye kugira ni gute kuki bashaka gutekereza ko THEOGENE ari igitambo arabe igitambo cyawe ntabwo abigitambo gute kandi Kristo yaramubereye igitambo ntabwo Kristo agira icyo adusaba kugira ngo aducunge nta nicyo twishyura kugira ngo Kristo Yesu aducunge ahubwo twebwe ni ukwemera gusa tukakira we akaducungura akatubera igitambo rero bivuga ngo Kristo Yesu yabereye igitambo nta kindi gitambo cyatambwa kiruta Kristo Yesu nta nubwo wamutamba ngo bigukundire kuko nyiri igitambo mwenyewe ari mu buzima bwiwe ho Yesu aravuga ngo uba muri nge amagambo yanjye akaba muri we uwo muntu asaba icyo ashaka cyose azagira gute azagihabwa bisobanura ngo rero THEOGENE ntabwo yigeze atambwa ntabwo ibyo bintu bihakaniye hano kandi yaratambiwe n'amaraso ya Yesu oya nta gutambwa
nta gutamba ntago yigeze atambwa nta gitamba abantu bakwiriye kumenya ko urupfu rwose ni urupfu kandi urupfu rwose ni uruzi rutujyana ku mana niryo rembo ni irembo rimwe buranja kuvuga irembo ryera ariko nawe njya kuvuga irembo nasanze ibintu byose bica mu irembo na systeme kugira ngo ikore ibintu byizewe habe na leta rifite irembo yaravuze ati rero twajyaga dukora mu masysteme asa naho ari akajagari dukwiye kugira systeme yitwa irembo rimwe ukarisabiramo ibyangombwa ukarisabiramo perime ukarimenyeramo diplome ukarimenyeramo ikibanza ugasaba ariko ukanashingirirwamo muri one gate mu irembo rimwe urumva nukuvuga ngo rero irembo ry'umukiranutse kugira ngo ajye aho yakoreye ni urupfu uko byagenda kose n'ugupfa uratuma mvuga kandi uyaziko se wavuze hari nuza hari ijambo hari muri wa 45 yaravuze ngo mwami Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi yego harimo niryo wangeneye ariko aravuga ngo arakanu yashyize amazi kagakoroze ngo ariko icyo wamitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijoro amahoro rero igare reka mbwire n'abantu bose amagare yaba giparitse yego si ukuvuga ko atazaza nuko umushoferi no kuvuga ko adakorerwa amatoritsiye ngo yitabweho ariko buri muntu afite igare rigomba kuzamuka rishobora kunyura mu ruzi rishobora kunyura mu biza rishobora kunyura mu ndege rishobora guca muri dushe rishobora kugira gute ukanyera uri kubwiriza ugahita upfa hano mu kiganiro umuntu agahita agagara bigashira cyane bikarangira ni wowe yavuga ngo icyo wamitiyemo icyo wowe pifasa detikere ni imana yahisemo Imana yahisemo kirasumba cyane cy'abantu batekereza abantu baratekereza ngo umuntu yapfa agasinzira abandi bagatekereza ati ngo umukiranutse ngo yakabaye ngo yakaryamye ngo agasinzira ngo basi ngo bikarangira ngo cyangwa se ngo akagwa mu Rwanda oya icyo yamitiyemo ariko wowe urimo uracogoza urimo uragenda unyemura mu gahunda Theo n'umukiranutse kurenza Yesu Yesu se yapfuye uruye rwagashinyagura yapfuye akubiswe urupfu rubi cyane yatewe imisumari aratotezwa bamugira nk'igiti cy'urubaho baramujomba bamucunaguza ati niba uri wa kandi iki ariko ubugingo bwe ntabwo bwakorwaho n'ibyo ubugingo uri ukazatana amaze kubwira Imana ngo yobone ibikibuza arimo ngo byose nabikwemereye byose nabiguhaye ari abana ari umugore ari inka ari inkami ari indogobe byose ndabyemera ariko ubugingo bwe burarinzwe kuruta ikindi cyose kirirwa reka tuvuge ngo aho Theo ari kujya ni heza kuruzi antibare tugira ntago ari yo kurinda uyu mubiri usanzwe antibare niyo kurinda ubugingo ntabwo Imana yishingiye umubiri ntabwo Yesu yishingiye umubiri yishingiye ubugingo haleluya kandi ntabwo Theo yapfuye urupfu rubi ntabwo ari rubi kurenza urwo Yesu yapfuye twabisobanuye icyo yamitiyemo icyo Imana yamuhitiyemo nicyo cyabaye kuri THEOGENE yapfuye urupfu Imana yagize ite yamuhitiyemo nicyo yamuhitiyemo kandi kizangeza mu ijuru iki amahoro icyo kinarega ni visa iyo visa y'Imana ishaka kuba hari umuntu amaviza y'isi ashaka kujyana muri Pologne muri Irlande muri Swede arahandi rero visa y'Imana yo kuri THEOGENE yari iriya mpanuka nyine ati ndayigushiriraho hari n'uwo numvise wahanuye ikintu gikomeye aravuga ngo kandi ni visa ihoraho ya infini ni infini kandi koko nibyo iyo ni visa ihoraho ati kandi ati Imana igutereye visa ntuzongera gusubira kuri ambasade guteresha ntibizongera kubaho kandi koko yatewe byarangiye kandi ambasade iruta izindi niyo yamutereye ambasade iyo bayizindi zose zibaho niyo yamutereye iyo visa turashimira Imana yuko THEOGENE yabonye visa ihoraho kandi akaba ari mu bwami bw'Imana kandi babwira ntabwo mu bwami bw'Imana yagiye n'amaguru yagiye n'ifarashi yagiye n'ifarashi mw'ijuru hazabayo amagare n'amafarashi bazajya mw'ijuru we yajyanywe n'ifarashi kuko amagare ni abantu bagora babandi nyine bakijwe ariko ugasanga baracyafite mu mitwe ameze ukuntu ariko abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza bagakizwa burundu bagahinduka bazabanza bagendere ku mafarashi Imana ishimwe ko yazamutse ku mafarashi
ndimo nabona mw'irembo ryera aho ngaho abakerubi n'abaserafi yasanze umwami yakoreye wareka tugasoza babaramve hano mw'irembo ryera aho ngaho abakiranutsi bera bazatu ayiwe mw'irembo ryera haba hari intumbi ibumoso n'iburyo hari ibizima bibiri kandi bikomeye cyane biba biri ku muryango ibyo bizima byarangije kumwakira Imana ishimwe le posandora grade ko ari mw'irembo ryera Imana ishimwe yinjiye ahantu hakwiriye umuririmbyi ninjiye ahera cyane Yesu yanteguriye muranywa amazi meza y'isoko idakama manuni yongi imisi yose wa mutima w'Imana negerere yahera cyane uyu muntu yazamu hari n'umuntu ikindi gitari uzi ikiganiro ngikoze nkahita numva ibintu we erega ni ngombwa no kuganira n'umunyamwuka erega yaravuze ngo kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga bivuga ngo yagiye atateguje kandi yagiye kubagaho byihutiraho yaravuze ariko umuvuduko yagendanye yaravuze ngo babaje wamenye ko agiye ataye makuru ndayazi nzi ko azagenda wigira gute uko yagiye rero n'ingoga bivuga ngo hari ibyagiye atanarangije hari ibyagiye atanakoze cyane hari n'ibindi atuko niko nanjye kuri byavuze atarega iyo ahamagaye umuntu ku isi haleluya la posa ngore grebo ihamagaye umuntu ku isi umva yavuze ngo uko niko nanjye nzava mu isi yego arongera aravuga ngo ubwo ibyago byose bizaba bishize haza basigaye kugira gute guhimbaza Imana ubu ngubu tuvugana arimo arahimbaza yinjiye muri cya giterane ubu tuvugana Theo yinjiye muri cya giterane ubu tuvugana hari indirimbo iri kuririmba ubu tuvugana abakarubi n'abaserafi ari muri cya giterane ubu bari gushashana hari ibintu bidasanzwe hari ibintu biri gukorwa mu bwami bw'Imana nazongera gutekereza abapapa oya ntago bizongera ntabwo azongera kureba haleluya esanse ngo yashize reka nibiba yavuze ngo ibyago byose bizaba bishize hazabaho guhimbaza Imana ishobora byose ibihe byose Imana ishimwe ko agiye guhimbaza Imana ibihe byose ndashimira Imana yitoranya abera bayo ikabakiza imiruho y'isi bakajya kuyihimbaza iteka ryose Imana ishimwe cyane ryose ayiwe ryose sha abandi bagasigara mu magambo n'iki byose ariko umuntu ahimbaza Imana urushoboye byose uro kwizerwa niyo mpamvu muri byavuze ngo iby'Imana ikora biradutanga ni ukuvuga ngo iby'Imana ikora bigomba kuba bifite karite y'uko bitangaza byanze bikunze ngo ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari ntabwo ari ibyo twebwe twashatse ntabwo ari ibyo abantu bashatse nta nubwo ari iby'ibihe bya nzi yuko iby'Imana ishaka ari byo ngwiriye gukora ngo ubu ntegereje mfite amatsiko menshi cyane nihanganye cyane yuko nzasobanukirwa byose niba mara kumenya yuko ayiwe Salomo aravuga ngo bakobwa b'i Yerusalemu nuko mu ndaba gutya nirabura ni izuba ryambabuye ariko nimara kwamburwa ubushwambagara muzamenya uwo ndi we le poster grebone sansema Theo yambuwe ubushwambagara yambuwe ubushwambagara kibabaje abantu ntago baramenya uwo ari kibabaje ntago barabimenya ariko Imana ishimwe yuko Imana yawa yasuwe tango sekera gole bole grebone sala bosha ngore kera byarakomeje yego aravuga ngo ubu ntegereje kandi nihanganye yego kuzasobanukirwa byose yego ngo fite ibyiringiro bifite ubugingo ako kantu gasubiremo fite ibyiringiro bifite ubugingo fite umugabane mu ijuru haleluya nuko uvuga ngo rero abantu bareke kwinaniza nibitekerezo baboroshye bareke kwinaniza ikintu cyose gishobora kugenda vuba cyangwa kera
byaba none cyangwa ejo none si yapfa ari uruhinja ibyo byarashobokaga iyo apfa ari umusaza iyo apfa ari umusaza byarashobokaga iyo apfa atarabyara byarashobokaga igihe yagendeye nicyo gihe Imana yashimye ko agendera niryo gare rye Imana ishimwe itanga amagare yo gucyura abakiranutsi icyo dushima kuruta ibindi yagiye afite imirimo kandi yabanje kwigwiriza Imana yamuhaye umwanya wo gukora ndagira ngo abadukurikiye basabe iyi opportunity aya mahirwe bayabone Imana ibaha umwanya wo gukora bigikunda bikemera abakunda kuvuga ngo mukore umuntu nguri bupfe mukanya turi kuvuga ku irembo ryera nkaho tutagaruka hari ikiganiro nigeze ntegura cyangwa se abantu twarimo nari ndimo mbyandika ndimo mvuga ngo uhawe amahirwe none niba uri na meya unkurikiye umenye ko uri meya kano kanya ejo bikora nk'utazagaruka ejo mu biro bwiriza nk'uri wapfe niba uhawe amahirwe yo kubwiriza bwiriza nk'aho batazongera kuguha curuza nk'utazongera ejo kurangura niba ugiye gufasha fasha nk'utazongera gufasha fasha nk'utazongera gufasha kuko ni amahirwe wagiye ni amahirwe wowe ubonye adahoraho haleluya amahirwe ntahoraho niba ubaye umusitari bibyaza umusaruro bitazongera muri 2024 ko batazongera kuvuga no kugukurikira none bibyaza umusaruro hari rindi jambo avanyemo kora none kuko ejo sahawe ejo nagara hacu uhinga mukwe ntabwo asigana ni wowe nona ntabwo arejo wow principe z'abanebwe kandi bakarangira ntacyo bakoze nuko bakunda gufata ibyo bagakoze none bakabishyirejo ngo ejo nzabikora bikarangira bidakunze bikarangira bibananiye iyo principe iba no mu bantu batarakira Kristo nk'umwami n'umukiza cyane umuntu wakira Kristo nk'umwami n'umukiza abikora none bibaho none ubu none nibwo afite umwanya n'umuntu udukurikiranye niwo mwanya afite none aha tuvugana maintenant this moment mediatri kano kanya wowe udukurikiranye niyo mahirwe ejo ntayo ngo ikindi kiganiro cy'ejo ni none aha ku irembo ryera ukibyumva ibingibi nyine amafite n'ayaka kanya ibyo ushaka gukora ubikore kano kanya kuko ejo ntabwo arahawe Imana iguhereze umugisha reka tukomeze twihanganishe uyu muryango twihanganishe inshuti twihanganishe abera twihanganishe itorero rya ADPR bakomeze bihangane ndatekereza waduha nimero yawe hanyuma ukanasengera abari badukurikiye na kagaruka Imana ibareze ni 078 38 8 700 kamenyetso ko guterana 250 78 38 8 700 very good Yesu Yehova abahereza umugisha mwinshi nishimiye kuba ndi kumwe na Cyprien uyu munsi ndamukunda cyane murakoze Theo yagiye kandi niyo nzira niryo rembo muri byaravuze ngo watubanjirije tuje tugukurikiye murakoze Yesu abahereza umugisha asante sana yego amen